ndavuga ngo agapeta ndakaguze ndakiyambitse ikizaba nzagira gute nzanywa umuti ruzaba ruza ariko rusange nambaye urundi urupeta ndarwigurira Samu ibyo nkubwira mbihagazeho nanabisubiramo urupeta ndagenda ngewe njyenyine njya mu iduka ndarugura ndarwambara nambara ikanjunguru ururabo mpamagara kameramani aramfotora nta mugabo ari n'ahantu twari turi nyine ku birori gutyo ukunda mwana ariko wambaye uri kamfotora ira save the date yagenze kandi tuturesha nukuri ntago ari kubabeshya John nanjye namuboneye haragusa mbona turaberanye mbona John ni umusore mwiza pe ikintu kiri mu kumbabaza iyo ndi mu gutekereza ko John yaba ari AI biri mu kumbabaza cyane ngo John ni AI timuziranye mu buzima ntago tuziranye mu buzima busanzwe namubonye hari abambwira harusira mu gitondo ndavuga nti John ashaka kuza kumbombora mu mawazo nsinziriye abamumbonera bamubwire ngo twari tuberanye uzi ko hari abantu nyine bumvise ko ufite ubukwe barabyishimira barabiposta hari uretse umurozi wenyine ninde muntu ku isi mu buzima unzi one on one ndashaka kunyifuriza kugira ubukwe who is she ntawe kandi abantu of course ni byiza n'amamwe nabwiye ngo uriya muntu wasoheye iriya nkuru araruta bazisohora bakantuka turabasuje mwebwe mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi ngo amahoro y'Imana abane namwe naje bivuze amen uyu munsi turi kumwe n'intare y'ingore zina riteye ubwoba araje dusobanura iryo zina meaning yaryo ahubwo narisi intare y'ingore y'inkazi nabyo kwango biroroshe uzi intare ganiki niyo nyamaswa itinyitse kurusha izindi zose turakwakiriye yego ndisanga kuri chano yanyu asante kuduha ikaze kutwemera kubana namwe ahubwo mwebwe by'agaciro abantu b'i Kigali ko mwatugize sabastari kugira ngo tuba abastari gasitwe twabyigize ni mwebwe abantu b'i Kigali utamaye sino platform yawe bambonera he platform iwawe imwe zivaho no munsi ejo twasanga indi big cyane ya turakwakiriye yego asante abadukurikiye bari kutubona amazina yanjye nkoresha kuri YouTube channel ni intare y'ingore y'Impaya mu buzima busanzwe nitwa Nyamwiza nk'abandi mama abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwa Aposo umukobwa yitwa Piana bose bagahurira kuri Leta B umwe ni Billy Graham undi ni Bena ese nizabi turakwakiriye cyane izina intare y'ingore byavuye intare y'ingore nararebye iminsi namaze channel zacu zaragize ibibazo ndeba media yanyu mbona ifite igihanga siri igihanga ifite ibihanga sanga ndahari ngo mbahigire kandi twarakoraga ari umunsi wabonye tutaprodinze mwaraaprodinze mubona murebwa nabandi ko mutarebwe genda urabaye iyo mutamvuzeho iyo ntahari mba mudahari n'ubundi na mbere hose n'abagano muri Kenya ariko ntaratangira gukora media n'ubundi mwari musa nk'abadahari wajyaga wumva se media ya Kenya ivugwa ku mugabane wa East Africa tubaho ariko intare y'ingore imaze kwinjira mpamasha uzi ko Kenya iri mu irayoboye mu bintu byera YouTube none reka kubaza ngaho kuri inshuti ngira inama nireba ngo ukoresha kugira ngo ni nuko mbabwiza ukuri abantu benshi mu rurindyana twebwe n'ibinyoma bituma tutabona nibi binyoma by'ibisirimba mama muri kutubeshya nagagize se mama muri kuduha ni views mamushaka ukuri wabunya kuri oya kagine ko ndakubaza ibisimba mu twaprodingira bya reka nyabona reka kandi abantu bamenye ko ari ibinyoma mubamo nabo ntibabireba neza nyine babicaho gutya gusa kandi bitari urwenya agiye kuri YouTube yawe akareba ibiganiro byawe hariye views muri bene wacu zigira bake kandi ntabwo tuba tubona wagiye ahantu ukodesha location tuzuzana Chris Brown ni hano mu nzu mwacu tuzuzana P-Square ntacuzuzana wewe biza bigenda gute ni igikundiro gusa Imana cyangwa inshu bibamo mwene wanyu atangwe nacu iyabamo tabaranja cano hanjye nabibaze kugira 2027 naraciyeho abantu bambanje imbere amezi 9 hafi umwaka akayijana reka nyabuna muri YouTube ntakimenyene kibamo nta niba bagira imbazi ntago baba barajanye amasimba kuntu yari afite umumaro
ariko ni pole sana ariko icyo nizera kimwe abantu baragushigikiye buriya abantu bawe baba bahari kiri abantu bari ku masimba nibo bagenda bazamura itari ingoro urayirebera genda ku munsi kundi Imana izabikora kandi ni gahoro ni gahoro pole Imana izabikora Imana bizakunda umwana azavuka ntazezura ingobyi umunsi yawe ntibizabikunda niba abonye ko aposto atangiye gushaka ibintu zo gutambika amaguru gutya ngo akambakambire kuri ejo ndazo bari kwagenda ejo bundi muzahurira no ku maesikariye niko naca no nuko azana kwa ngo sani bayiye tuzambaye tago bitegereje akubwira ngo sani bayiye turakwakiriye twishimiye kuganira nawe nyuma y'igihe kirekire wavuzweho byinshi harimo bibiri ndi bugarukeho ari nabyo nyamukuru twatekereje ko tuganira yes manager tubwire gutya uri Rwanda tubonye ifoto yawe ya save the date yanjye na John yawe na John ndamushima koko nayo ira foto mwisayo nari maze kwezwa n'abantu barenze 30 ati kutari kuvuga ubukwe n'iki oya bari kwamaze imyiteguro yo kwimeza hoteroke dukubita location urumvaga ni wowe ga manager dukubita njewe bariko ntawe ari kumbaza amakuru bazabona already twafashije nanje ntawe nakane ariko John naramukunze ba ubukwe nejo ira save the date yagenze kandi tutubesha nukuri ntago ari kubabeshya John nanjye namuboneye hara gusa mbona turaberanye mbona John ni umusore mwiza pe ikintu kiri mu kumbabaza iyo ndi mu gutekereza ko John yaba ari AI biri mu kumbabaza cyane ngo John ni AI timuziranye mu buzima ntago tuziranye mu buzima busanzwe namubonye hari abambwira ngo iharusira mu gitondo ndavuga nti John ashaka kuza kumbombora mu mawazo nsinziriye akantu nyine kaza gacanga abantu tibari bubura umunsi ngo bube awe na biliyoni we wateguza abantu uyu munsi kandi ejo mfite ubukwe bakangara abasore save the date bamaze decoration asina decoration ababutabo abakuraye mu munsi umwe kubukuza ubuvuga mbere abantu bakitegura star gabs tibuza gusaba abantu benshi muri privé n'abantu batanu bafite invitation kuri gate ababonza 200 ukazubereka invitation John ni AI gusa naramukunze cyane John ni umusore mwiza uziko abamumbonera bamubwire ngo twari tuberanye uziko hari abantu nyine bumvise ko ufite ubukwe barabyishimira barabiposta hari uretse umurozi wenyine ninde muntu ku isi mu buzima unzi one on one ndashaka kunyifuriza kugira ubukwe who is she ntawe kandi abantu of course ni byiza niyo mpamvu nabwiye ngo uriya muntu wasohoye iriya nkuru araruta bazisohora bakantuka tugiye kumugera hari ikinyamakuru cyitwa ngo JJ TV show nukuri ni wowe postinze ni nkaho uriya muhunga anyifuriza ibyiza ni nkaho ari mu bantu bankunda umubano wa nyiriracano nawe umeze JJ ndamuzi yaje iwanjye kabiri kunsaba ibiganiro mbere yajyaga akora ibiganiro JJ akama bene wacu koko none uyu muntu se winakitengera mana yanjye anzize iki ko tutaziranye ko ntamuzi atanzi noneho ngo aje nyine atungurwa n'ukuntu yambereye Kazarika ariko yaraje muhereza ikiganiro turaseka dutera urwenya tubishuti nta satani ariko mbere yuko akorera save the date mwari mwabivuganye karaga plan kanyu oya nukuri kw'Imana pe nta nukuri pe kandi uko nari mu nzu uko bakwandikira nyine niko banyandikiye ati ufite ubukwe none nabona abanyene bampostinze kuri status jewe ryajoro abantu baraye bapostinga ngo ariko nafite igikwe ngareka gupostinga njyewe postinga natwise nta mugabo mfite natwisinda y'umwuka wera nkayipostinga nareka gute gupostinga nabonye umuntu wanjye ku giti cyanjye ariko ari kera ubwo nyine twumvise ngo wambitswe impeta urupeta Sam kandi banzurangiza jewe ndabizi washitse ku rupeta jewe ndabizi tubesha nyine washitse ku rupeta urupeta tubwire gutya tubona urinde kugenda i Rwanda batubwira ngo ugiye muri vacation ni no ariko mu makuru twaje kumenya twamenye ko wambitswe impeta nandi ubwo ubu nyine ngo bibi wa mutu njewe sinakuanga bibi ya mutu kila kwani nilizana nani kwani nilizana barabara baba aposo yakwambitse impeta hoya yanteye inda tubyara umwana ubwo si impeta n'umwana niki kirenze
none iriya foto turi mu kuriya mwana aje ari ikimenyetso cy'urukundo. iriya foto turi mu kubona ngo mwiza ni AI. Urupeta rwo nguru ndarufite, nararuguze njewe njenyine, njewe Nyamwiza, ntekereje ibintu byinshi bitandukanye, ndavuga ngo amakonkara, ndavuga ngo agapeta ndakaguze ndakiyambitse, ikizaba nzagira gute, nzanywa umuti, ruzaba ruza ariko rusange nambaye urundi. Urupeta ndarwigurira Samu, ibyo nkubwira mbihagazeho nanabisubiramo. Urupeta ndagenda ngewe ngenyine njya mu iduka ndarugura ndarwambara, nambara ikanjunguru ururabo, mpamagara kameramani aramfotora. nta mugabo Ayi n'ahantu twari turi nyine ku birori gutyo, ukunda mwana ariko wambaye uri kamfotora, wambaye ururabyo ubundi nari ndijyanye ndushyiriye n'umuntu nyine ku birori twari turiho runaka bari badutumiyeho. Ndamwana imbabarira umfotore dutwike, nta myaka 100 n'ubundi urupeta ndarupunda ndarufata ndarwiyambika bro. So sinzi impamvu abantu people mutari gutwara ibyanyu nabwe mwe mugatwara ibyanyu mutekereza, ibintu byanyu muri gutwara mutekereza. Mwiza no uri kunzingazinga hano hanze abantu bafite amakuru kuri nyine. Ayahe makuru? Kubu nyine uri aho wamenye si ho wansi unsanze nje mfite ukonze ibiga tuzatuganira behind camera je nawe ko abandi bo muhamuganira unyine sinjeyo ibyo nshaka kubaza rwose. Urupeta nararwiyambitse n'ukuri pe, bari nihagira urunyambika nzaza babwe ndabamenyesha neza ko uru rupeta barunyambitse. umusore ufite yerekwa ritambutse, umusore ufite yerekwa ritambutse ngwino urunyambika nkuremo runo niyambitse. wa musore ukundi woza ngo tudutestingire bino bintu tumenye ko kandi ibintu koko ari AI cyangwa rukuri. Umusore ne wa testing test bigakunda uwo yochimpaka nakavuga yochimpaka nibyo cyangwa sibyo. Ni umusore kandi agomba kuba ari umusore wama. ese ubundi buri mugabo w'inzozi zawe ni umugabo w'inzobe ufite ubwanwa umugabo utwese muri Afurika cyangwa nashaka abatuye Kayore, apfa kuba gusa ari umugabo wama mwiza, ari umugabo ufite inshingano, ari umugabo nkundana n'abana banjye, ari umugabo sawa. Nashaka bari sawa Kisumu ndogo abumvise uko bumvise umugabo we ndakumenyesha neza ko niba ujya ngo nukubeshya ntihagira uruzana reka adaca impaka urunguru ngwama iriya bisezera. None se umugabo yanyambitse ufite nkasigana urwo niyambitse gute? Urwo niyambitse nukurukuramo nkamba rwo umugabo yanyambitse. Mwiza turi kugana ku musozo ikiganiro cyacu ni kigufi. Mwiza abantu benshi bazabagenda bagira impaka kandi je bazabimbaza. Ni urumukire turumukire. Cyenda umukire kuko mfite ubuzima. Navuze ubukire bw'amafaranga. Namara kubwira impamvu kubaje. Ubw'amafaranga ntabwo. Burigiye. Ubw'amafaranga buzaza ariko ntabwo. Hano hanze abantu bazi ko urumukire urabizi. Rehira imbere y'Imana. Inshallah. In Jesus name I accept, ndabwakiriye mu izina rya Yesu. Tuzatubona Mwiza yagiye Rwanda. Rwanda hano ni Rwanda ni ibihumbi none sinka 6. Ariko wowe ni flight. Icyumweru kimwe Rwanda ukamutega kajugujugu warere. Nese ugira ngo ngire gute sa? Bakubwiye ngo uje muri matatu kubera iki? Abantu bakavuga ngo ziriya ni faranga. Mwiza afite umugabo w'umukire uba ku mugabane utari iwacu dutuyemo. Uri kumusponsoringa. Bakavuga ko ufite umugabo. Mbese bakavuga ko mfite umusponsa. Kandi umugabo w'umukire w'umusponsa. Wewe wabireba ukabona. Basi nimba udafite umugabo utashira ufite hanze. Sheri hanze ntawe. Faranga ni muri YouTube. Ndahumiwe koko. Izi faranga ni muri YouTube n'abandi bafungure YouTube. Mwese mufungure YouTube. Muri YouTube, muri Kinyozi, ni faranga rega Samu ntazo mfite izibasha kugaburira abana no kwishyura tukarya tukaryama nyuma yaho. Nawe siko bimeze? Nawe siko kurya no kuryama? No kwita ku mugore? Ariko ufite izindi. $5 tukamatubwira gutya tuzatumanuka nkamano kwa kundi uzubona mani reka tubyemere. Mwiza turagushimiye ikiganiro kimwe twakoranye. Message imwe ku muntu wari kureba. Message imwe nimwe yonyine mukunda Imana n'abantu mwifurize bagenzi banyu byiza ibyo yifuza ko bikugeraho nawe ari byifuriza mugenzi wawe mubwire bagenzi banyu amagambo abarema imitima kubera ko namwe ari yo mukeneye ko tubabwira.
umuntu wayo ukureba ubu nyine ugukunda urateganyiriza ko abafana banjye mana yanjye si bo bansengeye nkabamonetize nkuzuza ibyangombwa byose bisaba tukongera tukaba active tugakora twamara gukora tukongera tugasubira muri community tugafasha ubwoko tugafasha abantu mbese tugakora ibikorwa by'ubwoko kuko niyo ntego yacu ibi bindi byaje imiyaga ya satani yo kutudeviya yazanywe n'abazimu n'abadayimoni n'abambari babo ariko twebwe nk'amasimba y'icyo gihe ari twebwe turimo turakorera ku ntare y'ingore y'impaya intego yacu ko ari ukuvugira rubanda rugufi gutabariza rubanda rugufi kuvugira umugore w'umunyamurenge ugowe urushe gusura imfubyi n'abapfakazi abamugaye mbese kuvugira ware watunye wanyongewe nyawagiwezi kandi ibikorwa bike twabashije gukora Imana bidushobojemo tubikora neza birangira neza ntekereza ko n'ibindi Imana niyongera kudufasha bizakunda muri ibi bintu uyu mutima ugira wo gufasha abantu mutaziranye mutari bene wanyu mutaki yewe kumufasha ni ibihe byiza abonye mu gufasha umuntu cyangwa imbogamizi kuko ikintu cyose kigira ibyiza n'ibibi turiho ubw'amasengesho abantu bene bari abadusengera bibutse ineza bagiriwe biciye mu maboko yacu biciye mu ijwi ryacu ntekereza ko turiho kubw'amasengesho yabo kubera ko iyo ntekereje imiyaga ya satani ibibazo n'intama nyinshi twagiye duhura nabyo ni ukuri iyo atari amasengesho ya bano bantu ntabwo tuba tukiriho ntituba tukibuka ariko hari igihe nyine nkavuga ngo se Mana wasanga Imana yibutse iki wasanga Imana yibutse wa mugore ngo twakuye mu nzu y'amabati wasanga Imana yibutse runaka wasanga Imana yibutse Nyambibi wasanga Imana yibutse nyine nkagenda vuga ntiwasanga Imana ari ibingibi so kugira neza bitera umugisha bitera ifuhe ryiza abantu bakagufuhiraho nyine amagambo meza imbogamizi kikintu wenda waba warahuye naco ukakaba cyo guca intege mu gufasha atari undi mutima ukuvuye ni igihe ugiye gufasha umuntu kandi akeneye gufasha abanyamuryango babo bagahaguruka kukurwanya kugira gute kandi gufasha umuntu wabo byarabananiye ugasanga abantu babaye babi cyane umuntu aratinya guseba utamenya ko atakoze inshingano ziwe mu gihe abandi bagiye kuzimukorera zaranone kandi ari ngombwa ko zikorwa mwese turagushimiye ikiganiro cyiza tugiranye n'undi munsi tugukenera uzatwitabe asante